inzoga banteguriye se karaba kamika Rwanda abona umuntu tugasangira bigenza atera none tunabamo ni ikizese telefone se shaho zo zazakize mu muriro kakadwa nyine kari kabonetse nta kibazo baza tukagasangira tu ani miss baye myinshi tutabonana abazi ko nagwaje umwana se oya nta kibazo ariko hakike oya ibishyimbo byo muri iyi minsi ntabwo turi kubirya birahenze ntabwo biri kuboneka ubu ngubu gutya ikintu kiri gusa nkaho gihendutsemo gakeya ni ibirayi ariko nta kibazo wowe uraza kwakika nyine nta kibazo hakike wowe dusangire kano kango ntari sawa icyo muri iyi minsi nabo ibishyimbo ntibazi ko byabuze umunsi nateka imitono wambwiriza hehera umunsi ndabwirwa na burare pe abantu bose barajijutse pe ntibacyumva amasengesho y'abanyabinyoma ako hariho ntarasura kandi tunaturanye kagasaza buriya turamenya ko ndi umutekamito badu ako mbe kugerayo wasanga nawe ko atarabimenya ko ndi umutekamito ikigo gishaka kunsenyaho inzura ku buryo kubona inzu muri Kamembe bigoye kumara icyo njya kumasomo cyakura hora ni gisaza sensibireyo my god ariko ubwiriza nabyo bigira ubwoba ntago aba ari sawa kamfe kugisanga asanga ari bikaza kaza neza mboga yizanye n'ubundi bitangiye ajya gusikijasha amaraso yaramaze kuyikama my god imbugita nesa none muri busheri nakubwira ati komeza uze aho ntago ari muri busheri ni iwanjye cyangwa intebe ni yaswe ndani yawe boss amagurukira ku ntebe ugende rero ubu ninde ukuze nyahantu ni Imana inzanye pe yo boss ngenzi mfite ubutumwa bwiza nshaka kubwira buri muntu wese mu no mudugudu Imana umunsi nayirose inyereka ibintu byinshi cyane ngomba kubwira buri muntu wese mu no mudugudu haleluya ari sikutavuga amen vuga haleluya ari sekunda kareba andi buriya rero ino ntu bate muri isi atarabanza kumenya ambya ngo mvuga amena ndayivuga imbiki ntabwo ifuza kuvugana n'Imana se bose bavuganye nayo bikunguye ngo ndi mu ishusho yayo aho nangiye ndimo ya Satani oya si ibyo mvuze boss niyo mpamvu ndi ati nari cyo narose kandi uta ku Mana Imana ikomeye vuga amen ari amen umuntu ayivuga yahaje say they why rero wa musore kumvikana sinkuzi awe ntunzi ndavuze gusohoka se dutanze mu ipangu cyanjye urambona wanjye muyumva ko muri abantu bandanje ntabwo mubizi umuntu kugira ngo abone icupa nk'iri negira ukuza kudarikaho muda wawe rero my god urarindagira Agasana Imana uyu munsi nandi ndahombye koko ase musaza kumara namukanye mu nabi koko wowe ni wabyutse usitara muri supane
Gasitara kuri nyoko. ese musaza ko ukomeje kuvuga nabi ariko se afite umugore Nta mugore nange ngira. Oh my God. Umwana warahari. amagara murebeho nawe mufite ubutumwa bwiza nshaka kumubwira Cyangwa sha uri muri abandi baza biteteshwa ngo muri abapasiteri. jewe wese bafite inkuru nziza ya musaza abana bose bafite inkuru nziza Ni nziza se wari Yesu. zakomera baho musaza ra Wowe murankubita kunda sha. Ziko nakumwesha ikigali. musaza mbabarira nyine yuko mpamagarira wa mwana tutarabyibagirwa yitwa nde mugamagare musaza ntiwivune njye natumwe n'Imana kandi ngomba no kubikorera nta muntu mvunishije ari guteka yitwa nde Izina rye ndagibagiwe. Oh my God. urise Ese kuba ndi se w'umuntu bivuga ko izina rye ndagibagiwe. Muri njye ari mwise se kari nyina ari mwise yarabiza akigendera. mu gifaransa ari Ni icyongereza. Yabone igiswahili. Didn't say they white. naratambimenya nti Atangizwa na Oh my God.